ibyo bintu baniha baba biscriptinze. No fucking way. No. Gukina mu ruzungu. Uruzungu ntabwo murwumva se? Uzakoreyo kamwe k'abanyarwanda uvuga ngo kirongore ni icyawe baby. Kirongore n'icyawe we. Nagira ngo rero nkuko utangiye ubibona uyu nguyu ni wo bita Isimbi Noeline. Isimbi Noeline rero akaba ari umunyarwandakazi wa mbere wamamaye mu gukina filime z'urukozasoni izitwa ntago nazivugira hanga ariko murabizi ko akina filime z'urukozasoni zazindi twitiza bakuru zazindi abantu bose badapfa kureba uko babonye zazindi abantu n'abazireba bazireba bihishe. Anga rero hari kuri live yarariho we Noeline, hariho Dumba, hariho na buri kantu n'abandi bantu bagiye batandukanye ariko abo batatu nibo bari bariho. Anga rero yarimo arasobanurira ba Dumba uburyo kizira filime bazikinamo, ababwira ko biriya bintu baba bitakishwa bataka bagira gute bagaragaza nyine nkaho baryohewe cyane. Avuga yuko ngo buranga ari ibintu baba banditse, ari script baba banditse bagomba kwactinga, ni ibintu baba bandikiye bagomba gukina nkuko nyine muri filime bisanzwe n'ubundi umwacteur cyangwa umwactrice bamwandikira ibintu ari buze kuvuga, niba ari ukurira bakarira uko babyanditse, niba ari uguseka gaseka, niba ari ukurakara. Nabo rero ngo buriya ngo karango ngo turaturira na turatuniho ngo ni ibintu ngo baba babandikiye rwose. Ubwo rero ubwo ntimuzajye mugira ngo hari n'ibindi byinshi yababwiye, bamusaba ko rimwe azakina akantu ko mu kinyarwanda, ari gutaka mu kinyarwanda cyangwa se ari kubikora mu buryo bwa kinyarwanda. Ni byinshi byavugiwe kabisa, byari bisekeje cyane. Unabizi Dumba iyo yagize Imana agahura n'umuntu ubasha kwa understanding imyumvire ye nakura ukuntu abashaka kuganirizamo abantu ibintu bijyanye n'ibishegu ukuntu aba yaryohewe cyane. Noneho rero yari yahuye na nyir'ubwite nyiri kubikora sasa international. Nagira ngo mbanze nkumvishe gatoya uburyo ki baganiriyemo, urebe iyi video gatoya urebe uburyo byari bimeze. Kuba business yakuri kumva ibirongora ikibazo rero ne kumva ibirongora ntabwo mumva business. Yari kuba ni umurezande yahakaje ariko ntabwo nguha urabona uri kuma makeya urabona ibyo bintu baniha baba biscriptinze. No fucking way. No. Gukina mu ruzungu. Uruzungu ntabwo murwumva se? Uzakoreyo kamwe k'abanyarwanda uvuga ngo kirongore ni icyawe baby. Kirongore n'icyawe ako muri ya groupe ya jihad rwose tuba turi kukagura cyane. Urabeshya? Urebe ukuntu tugura bebe. N'icyawe shuri. No nagavuga ngo yego shango uvuga ngo oya ororara n'ibyo abantu bakira na ororara nta mwana w'ikizwa uvuga gukoresha ubwa buri munsi bwa shu bwa sheringo kirongo icyawe. Bari hano abantu cyo kora abantu hano hanze. Cyari ikiganiro kiryoshye cyane rero, cyari ikiganiro kiryoshye cyane. Ngira ngo mwabyiyumviye namwe uburyo byari bimeze. Uyu Isimbi Noeline ni umwe mu bakobwa beruye bakavuga ko rwose bakina filime z'urukozasoni, ndetse avuga ko ariyo business imutunze kandi ko igitsina cye kimwinjiriza. So ngira ngo mu minsi ishize hano kuri icano n'ubundi nari nabakoreye documentaire ivuga ku mateka ye, ivuga ku buzima bwe, ivuga uburyo yisanze kina zino filime z'urukozasoni, avuga ubuzima bubi yaciyemo bwose bwatumye yiyemeza gukina izi filime, ndetse nakumvishije n'umubyeyi we avuga uburyo aterwa ipfunwe cyane no kubona umwana we akina filime zimeze kuriya. Reka mbanze nkumvishe gatoya iki cyegeranyo nari nakoze ku buzima bwe, reka nyigusigiremo sigara ucyumva cyose wumve amavu n'amavuko y'uyu mukobwa n'uburyo yisanze muri uyu mwuga. Ako sha ubu kigali ntago bazi kurongora. Sinzi umuntu wo kureba biriya bintu umwana wanjye akora. Kuki sujya kukireba niba wumva nta kintu? Yanageze aho tumutwara n'indera.
umva aka kantu. Sina sasa ntabwo kiri part of our body. Niba kikwinjiriza, it's business just like any other business. wowe rero ubona kikwinjiriza Kirahijiriza abakinnyi ba bininga n'amawadi. They are actors just like you. Gukina filime z'urukozasoni zigaragaramo ibikorwa byo gutera akabariro mu buryo bweruye, kuri bamwe batekereza ko ari ibintu bidashoboka, abandi bagatekereza ko wenda ari filime mpimbano zidakinwa n'abantu ba nyabo. Nk'abasenga cyane bo izi filime usanga bazita ibishitani. Ariko se wabyakira ute umenye ko ari umwana w'umukobwa byongeyeho umunyarwandakazi ukina izi filime? Ni umwana w'umukobwa watinyutse arakabya, bituma ajya kure y'indangagaciro zikwiye kuranga umwari w'u Rwanda, maze afata umwanzuro udakwiye namba wo gushakira imiya mu nzira z'umwijima. Yitwa Isimbi Noeline, akaba umunyarwandakazi wahisemo gushyira ubwambure bwe ku karubanda binyuze mu gukina filime z'urukozasoni, ndetse aranabyemera rwose. Avuga ko abikora kinyamwuga kandi kadaterwa ipfunwe no kuba abikora. Itandukaniro ryanjye hagati yanjye n'abantu kandi uzi neza nuko njyewe simbi rwose neruye nkavuga ati akariko kazikora nishyura umusoro ahantu byishyura umusoro ubundi nkabaho ubuzima bwanjye gatuza. Nubwo bimeze bityo ariko nakozwe ibyo gukeburwa, kuko ngo yisanze muri uyu mwuga kubera ubuzima bubi yanyuzemo. Avuga ko ntawe ukwiye kumutera ibuye kuko ngo ntawe wigeze amuba hafi ngo amurebe n'irihumye, ubwo nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza yari afite. Ntabwo ari wowe wenyine wumirwa iyo ubonye izi filime akina, kuko na papa w'umubyara avuga ko yagushije ishyano. Avuga ko aterwa isoni n'ikimwaro no kubona umwana we yibyariye akina bene izi filime, ndetse ngo abandi babyeyi bakunze kumucyurira ko yabyaye ikirumbo. Bine kimwaro dio gukora birabi yewe sinabishaka ko numvise kimwaro cyaraye. Ndio bamwe barabimbwira ariko sinjya kunda kubireba ruko babasha kubenyereka. Nabitepera sinzi umuntu wo kureba biriya bintu umwana wange akora. Isimbi Noeline ni umwana ukuriye mu buzima bugoye burimo kwirera, gufungwa muri gereza inshuro nyinshi, kwitunga, gukwepana n'urupfu impande n'impande kuva afite imyaka 8, kujyanwa indera mu kigo cyita ku bafite ubumuga bwo mu mutwe, n'ibindi byinshi cyane yanyuzemo. Uyu ni umukobwa uzuka inzara iryana, akamenya imvune nyazo zo gushaka amafaranga, ndetse n'uburyo bisaba kwiyuhakuya kugwiza ifeza muri ubu buzima. Iyo kwitwa profeseri biza kuba bisaba kuba warabaye ku mihanda, ugakubitika, ubuzima bukakuzonga, ukarya ubusuka renzaho umuyaga. Uyu mwana w'umukobwa uyu munsi yari kuba ari umwarimu mwiza muri za kaminuza zikomeye zo hirya no hino ku isi. Yego ubuzima yabayemo bwari bubi kandi buragoye, ariko se mu by'ukuri gukina izi filime z'urukozasoni nicyo gisubizo nyacyo cy'ibibazo byose yahuye nabyo? Ubundi si uyu mukobwa wahisemo gukora umwuga benshi bumva umusatsi ukabava ku mutwe, ababyeyi mubera akikora batonsa ni muntu ki? Ese gukina filime z'abakuze yabyinjiye mate? Uretse ibyo mubwiye niki kintu ukwiye kumumenyaho? Reka twubike amacupa, twegure inyandiko, tumuganireho. Ikaze kuri Analysis TV. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Mirimo Simbi, gusa amazina yaje kuyahindura yita Isimbi Noeline Yvonne. Yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu mwaka w'1999. Avuga ko yavutse akisanga mu maboko y'ababyeyi batakozwaga ibyo kubahiriza inshingano zabo ku bana babo, aho ngo yavutse agasanga papa we ari umudemobe wari warakuye ihungabana mu gisirikare, mu gihe mama we yari yarashakanye na se akiri muto cyane ku myaka 16. Kubw'izo mpamvu rero ngo ntibyashobotse ko papa we na mama we bashobora kubana, bitewe n'uburyo ngo papa we yakundaga guhotera nyina cyane, ananirwa kubyihanganira, arahukana aragenda ajya gushaka umugabo ku Gisenyi. Isimbi Noeline na musaza we ngo basigaranye na se. Isimbi avuga ko ubwo mama we yabasigaga yari afite umwaka umwe, kuko hari mu mwaka w'2000. Amaze kugenda rero kuko satari kubarera ngo bishobore, byatumye barerwa na nyirakuru byara se waje gupfa Isimbi Noeline afite imyaka 7 yonyine. Ayaya. Isimbi
avuga ko ubwo nyirakuru wabareraga yaramaze gupfa hari ibintu byakomereye cyane ajya kurererwa kwa nyirasenge, ariko ibyo ntimubuze kumva afite ihungabana ryo kubaho nk'utagira ababyeyi nyamara bariho, kuko yafataga nka nyina wari waramureze akanamwitaho, ari we nyirakuru nyine yaramaze gupfa. Ndetse ngo ni ibintu byatumye ajyanwa indera ku myaka 8, ariko nabyo bibi by'ubusa birangira ahunze umuryango ajya kwibera ku mihanda. Mu kiganiro yagiranye na nyarwanda.com, Isimbi Noeline yatangaje ko ku myaka 9 hari bwavuye iwabo i Rwamagana azi Kigali atangira ubuzima bwo kuba mayibobo. Havuga ko iseta ye yari mu kiyovu cy'abakire. Aha yakora imyaka 2 bitewe nuko yakuze nta rukundo rw'ababyeyi afite, yewe wabona ntawe umwitayeho, ngazi Kigali aje gushaka amaramuko. Isimbi yemera ko yafungiwe ahantu hanyuranye kandi henshi muri icyo gihe. Ubwo yari afite imyaka 11 gusa yaje gufatwa ajyanwa mu kigo ngororamuco cy'abana bo ku muhanda kiri Musanze hazwi nko mu Kinigi. Aha akaba yaravuye afite imyaka 13. Ibyo yabonye ku myaka mike yari afite byatumye yumva ubuzima bwo mu Rwanda bumunaniye, kuko ngataboneyemo ibyo yakagombye kubona. Yigiye inama yo guhunga u Rwanda bagiye gushakira amaronko hanze yarwo. Yanyuze Uganda yerekeza muri Kenya, agenda abeshya ko ari impunzi ivuye muri Kongo. Akigera muri Kenya naho niyorohewe, kuko yaje gutabwa muri yombi amara amezi 9 yose afunze kubera kutagira ibyangombwa. Nyuma Isimbi avuga ko yaje kugaruka mu Rwanda ashaka indangamuntu, amaze kuyibona asubira muri Kenya. Nyuma aza kwigira inama yo kujya muri Afrika y'Epfo, aho yagombaga gushakira ubuzima bwiza, kuko Afrika y'Epfo nyine ngifatwa nk'uburayi bwa Afrika. Kuva Nairobi muri Kenya kugera muri Afrika y'Epfo, uyu mwana w'umukobwa yakoze urugendo rw'amezi 2 mu modoka, cyane ko nta byangombwa yagiraga, yagendaga kwepa ku mipaka. Ageze muri Afrika y'Epfo yakoze imirimo myinshi itandukanye agira ngo arebe ko yabona amaronko. Imwe mu mirimo umwana w'umukobwa yakoze harimo kuba umuseriveri mu tubari dutandukanye, gusa nyuma yaho yaje kubona bitamuha amafaranga ahagije yo gukemura ibibazo bye byose, maze yaza kuva muri ako kazi ahubwo atangira kandi ko kuba umumansuzi muri za club ndetse n'utubari dutandukanye. Ako kazi nako yagakoze igihe kigera ku myaka 3, maze yaza kugahagarika mu mpera za 2018 ubwo yagarukaga mu Rwanda guhatana mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Muri 2019 Isimbi yandikishije guhatana mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, ariko ntabwo yabashije kurenga igiciro cy'amajonjora. Uyu mukobwa yagiye guhatanira i Musanze biranga, ubundi agiye Kayonza nabwo aterwa utwatsi kubera kutuzuza indeshyo isabwa ya 1 na santimetero 70, ndetse nanerekana impamyabumenyi y'uwasoje amashuri yisumbuye AD, kuko yacikishirije amashuri mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Nyuma y'ibyo byose mu kwezi kwa Werurwe wa mwaka 2019, Isimbi Noeline yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye kubera amafoto ye yasohoye yambaye ubusa buri. Aya mafoto amaze kujya hanze, uyu mwari yabaye icyamamare. Bamwe bavuga ko yakosheje, abandi bakavuga ko hari ibishya tugomba kwakira, ko nta gikuba cyacitse. Icyo gihe ibintu byo kwambara ubusa byari bitaraba byinshi, ndetse imbuga nkoranyambaga nka Instagram nibwo zari zicyaduka. Ibintu byamufashije kumenyekana cyane kubera ko byari bishya, ndetse bwari ubwa mbere bibaye kubona umwana w'umukobwa agira atya agakuramo imyenda yose ntasigaze n'utwenda tw'imbere, akifotora amabere ari hanze, ikibuno, umupuri, byose bigaragara. Nyuma y'ibyo byose rero mu mwaka 2020 Isimbi Noeline yatangiye umwuga mushya wo gukina filime z'urukozasoni, ndetse kuva yabyinjiramo yagiye atera intambwe, aho ku munsi wa none hari umwe mu bakinnyikazi bizi filime bakomoka mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bakundwa cyane ndetse bagezweho, aho izi filime ze zirebwa mu bihugu byinshi byo muri aka karere ndetse no ku isi hose muri rusange. Isimbi Noeline ku rubuga rwa OnlyFans rucururizwaho aya mashusho y'abarengeje imyaka 18, kugira ngo bashe kureba amafoto ndetse na video bye ku kwezi wishyura amadolari 10, ni ukuvuga ibihumbi 13 mu manyarwanda. Aya ni amafaranga atari make bitewe n'uko amashusho ye arebwa n'amamiliyoni menshi y'abantu. Iyo rero ufasha amamiliyoni y'abantu bamureba ugakuba n'amadolari 10, ubona ko ku kwezi yinjiza amamiliyoni menshi cyane.
uyu mukobwa wahiriwe n'aka kazi amaze imyaka 6 akora yaje no kwibagisha amabere barayatunganya neza ubu akaba ahagaze nk'umutemeri ndetse we n'ikibuno cye yaje kukibagisha aracyongera ku buryo abagabo benshi bamureba bakamira amaritiro wakunda bene izo filime akora ngo ni umwe mu bakurura abagabo kurusha abandi gusa ariko nubwo mu bihe byinshi bitandukanye hari abantu benshi bumvikanye bavuga ko ibikorwa bya Isimbi Noeline bidakwiriye kuko bihabanye n'indangagaciro n'umuco nyarwanda gusa we avuga ko hari amahitamo ye bwite kandi ko nta wigeze amushyiraho igitutu ngo abikore ku gahato. Ikindi kandi yavuze ko amafaranga yinjiza muri uyu mwuga ari menshi cyane kandi ko amagambo y'abantu bamunenga atamubuza gukora ibyo yemeje. Ati abavuga menshi sibo nkorera kandi amagambo yabo ntateze kunca intege. Ngayo nguko ngibyo ibya Isimbi Noeline, umukobwa w'umunyarwandakazi ukina filime z'urukozasoni mwaze kwamara hose muri Afrika no ku isi yose kubera uburyo umwuga ukora neza kandi akaba ateye neza bihuye neza neza no gushaka kw'abakunzi filime. Ni nansoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane gukurikira Analysis TV. Naho utaha